Hello my people, it's your boy Patrick Rwanda. So mbanje kubasuhuza nanabashimira mwebwe mwakoze subscribe kugira ngo tujye tubana day by day. Ndakwinginze ujye ukanda kuri ako kazogera tujye tubana umunsi ku wundi, kandi unakore follow ku mbuga zose ni Patrick Rwanda hose. So hano turi kumwe n'umutumirwa, it's Chris again. Chris, umeze bite? Ni fresh. Abantu bababwira gute se abantu badukurikiye? Yo nabwira ibintu ni neza. Ni neza. Siko ntari nakubona urakaye. Ejewe se. Kwishima nibyo bintu byanjye. Wazajya gerageza urakare turebe. Turakara se yo ndakaye mitansa nabi. Ubyusa nabi gerageza bikanga abantu nta muntu wapfa kuzatsukutse icyo kiri misego ni gute? Iki ngiki se ni ka kirezo n'ubundi nako nagashishuye kuri kireshi. Okay, none tuvugira ati Pazo agiye kunkoresha interview muri icyo kireme. Muri iki kireme se ngo Pazo agiye kunkoresha interview. Pakeza agiye kirezo kunkoresha interview kirezo. Atari nta kindi suzi yaka kantu nta kandi kantu uzi nkako nyine nta nakavuga ariko no muri Pazo nabyo bishobora gerageza Pazo agiye Pazo kunkoresha Pazo interview Pazo legend for so Chris ewana uri so talented kandi urarenza. Nese Chris nta kindi uzi kindi? Ikindi kintu n'udu sport ariko abantu bambona nicaye nyine uko n'udu sport ureba? Udu sport deba kandi koko abantu mwakurikiranye FB yacu Patrick Rwanda mugiye murebe. Nabona se ubwo wabare dukaza kuducishaho nkono se nabigisha ukuntu bagendesha amaboko. Urabizi nabyo? Nabyo ndabizi bana kabisa. None se kiri nyine nk'uburyo z'amararo zitwo tuntu baguhaye ku nyine kugira ngo uvuke bwa kabiri, nyine bagwahitishije amahirwe kongera kuvuka. Nta kandi kantu kadanje ujya wumva wakwifuza kubona kugira bakamvukisha bwa kabiri? Keretse mvukiye muri Amerika. Mvukiye muri Amerika nibwo tubona ubundi twaba turi 5 kwa 5. Muri Amerika urahakunda? Amerika nicyo gihugu ubundi. Oya nyine njye nandi kukubaza akantu nyine wumva wakwifuza kubuzi utazi right now ubona akantu nakwifuza kubanza ni nk'akantu nyine kaga football nako tuba tugaconga ukuntu nyine nako kantu nyine niko nakwishimira kubanza kansubiza inyuma nyine aga football nakora gakunda ureba hose naho nako njya nkarebaho subibona se no mu maguru ukuntu aba yarabaye mwana okay bita gafoto. Nese Chris abantu bagukurikiye nta kantu k'agasitari babatera ko muri life ya gasekeje ndabizi ugira udusitari dusekeje twagiye tukubaho twinshi cyane nk'udutenda wagiye ukora zamani wenda abizi kempo ko none byari ibisazi inzara iki n'iki dutenda ubundi twagiye dukora ubundi nka kera soheze tukiga tutarasoza amashuri tugiye nyine akavuyo kari kose aga nta mwana wavukiye mu nkambi ujya upfa gukora ibintu uko bikwesha. Tubwire rero agace kutono wakoze wowe twadanje naho ukavuga ati ewana ndikirishi koko ako kantu nyine nige bari guhiga bakandida nyine biyamamaza kuntuza nyine ku buyobozi. Icyo gihe nyine kubera akavuyo katuma umuntu atazamuka. Wari ufite akavuyo? Akavuyo kari kose nyine ugukundwa bwo twari dukunzwe ako nyine abandi bayobozi bari hejuru nyine bitewe n'ukuntu badufataga babonaga ari wapi. Nicyo cyatumye nyine nese uko bigaragara ko ugaragara nk'umwana witonda. Mwana witonda muri iki gihe kwitonda byo n'utuntu twanjye nta nubwo ari utuntu cakisha. Kirishi rero dore witwa Kirishi ariko buri ikijya kintungura n'ukuntu nta n'indirimbo n'imwe yibuze. Jewe
nanda kuyimenya kare gerageza twumve. ni agace konyine ntabwo gashobora kukaririmba Umuhinde. umuhinde nzi nihirwa wenyine. kaka ntabyareze kare urumva kananira noneho nahita nkita Krish wa nyawe ushaka kuririmba gira vuba kabisa ako nta guhogoza kurimo ntako nta mujene uhogoza kabisa. aho twagiye ntabwo nzana ibyo gutangira bya bindi by'abakobwa batangiza ngende ndivugira gatoya nyine agace nareba Jani sitare punara pushipu Jani sitare punara pushipu keto sare puraniye taza kalikiliye kamushiketi vaniye ni nkako papa Krish ararenze. Are you agree with me? Kabisa Krish ararenze. Tubwire muri comment ukuntu kano gahinde kumvise. Ugende wumve akaririyo akanyako ukumve kuntu bakaririmba urahita uvuga ati Krish cyaze ararenze. Krish kabisa respect. Nta kandi kantu se k'ibihinduza akantu k'ibihinduza utuntu tw'ibihinde utugambo zo kuvuga mu gihinde utugambo nzi kuvuga two mu gihinde two ndacyatureba abandi kutwigaho muri iyi minsi kuko utwo tuntu n'ibintu umenyejemo nitwo tuzahita tunyambutsa mu buhinde. None se buriya ubwo nkubwiye ngo bayi wamenya icyo ari cyo? Bayi sindi kumva ari mukuru wanjye mubi cyane. So urukumva ko Krish azi igihinde rero noneho reka nze tugende Krish anatwereke tara yiwe turebe koko niba azi amasiporo. Krish uri ready? Ndi ready cyane. Urabemeza? Ku bintu byanjye ntabwo bijya mbisubiza inyuma kabisa. Reka nze tugereye. So mukomeze kubana natwe, keep watching bro and subscribe.